ibaze kuba ikintu cyaguhesha amahoro gihishwa amaso yawe. Deja uba uri muri disike ikomeye, kuba ikintu cyaguhesha amahoro, ikintu cyakugirira umumaro, ikintu cyakurokora, ikintu cyagutunga, ikintu cyakubeshaho, ikintu cyakugeza kuri success, ikintu cyakugeza ku nsinzi y'akataraboneka gihishwe amaso yawe. Ibintu wemera ko ari ukuri, ibintu wemera ko biri real, mwihangane nkoresha iryo jambo, wemera ko ari ibyanyabyo, nibyo biyobora ubuzima bwawe, biyobora imitekerereze, imyumvire, imikorere, imipangire, imigambi yawe yose iyoborwa n'ibyo wizera. Noneho rero ingorane igashobora kuba igihe hari ibindi by'ukuri amaso yawe atabona, bihishwe amaso yawe, noneho ibyo by'ukuri bihishwe amaso yawe yaba atabibona, ugasanga witaye ku ruhande rumwe rw'ubuzima. Icyo nshaka kuvuga, icyo nshaka kugeraho ni iki? Ni uko kumenyesha ko iby'ukuri atari ibyo tubona, ahubwo iby'ukuri biri hejuru y'ibyo tubona. Ibitaboneka ni iby'ukuri kuruta ibiboneka dufite. Niyo mpamvu nitujya tujya kubara iby'ukuri tugomba kwitonda cyane, tukavuga ngo mbese ibi bintu tugiye kubara kuko nibyo by'ukuri. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Igitumye nganira kuri bino bintu cyane nuko mu gihe cyacu cya none usigaye usanga isi turimo yitaye ku biboneka. Ibari ibintu ikurikije ibiriho, ibari ibintu ikurikije ibigaragara, ibari ibintu ikurikije ibyo umuntu afite bifatika, ibari ibintu ugasanga ibiboneka nibyo byo kuri kandi nibyo koko ku bantu batizera, aho ko kwizera kudahari ibyabahesha amahoro biba bihishwa amaso yawe. Databuja biracitse, tujye dute umuntu wese ufite amaso areba kubiboneka, iyi mvugo niyo isanzwe kuri we. Ni ukuvuga ngo ibibazo abona by'ako kanya, ibyabona nk'ibibazo nyine biba ari ibibazo kuri we, ibyabona nk'ibisubizo nyine biba ari ibisubizo kuri we, ibyabona nk'akaga ubwo nyine kaba ari akaga kuri we. Ni ukuvuga ngo ibiboneka kuri we nibyo biba ari iby'ukuri. Niyo mpamvu iyi reaction ibaho, akavuga ati biracitse, ndapfuye. Rimwe na rimwe abandi bakaniyahura, abandi bagafata ibyemezo bidakwiye, abishingira bakishingira, abiroha mu biyobyabwenge, mu guta ingo, mu gukuramo inda, mu gufunga imbyaro, mu kugira gute. Buri muntu agakemura ikibazo uburyo abyumva bitewe n'uko abona wenda bank statement iri hasi, akavuga ati karabaye biracitse, ubushobozi bwanjye ntabwo bunyemerera kurera, karabaye biracitse. Haye na mbombo n'abazikona burundu no kubyara bakabyihorera bitewe n'uko babona nyine ibiboneka byamaze kudetermina imibereho yabo. Tubahaye ikaze inshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu, tunejejwe no kubana namwe ku nyubako y'agakiza. Duherukana tuganira ku gisenge cy'inyubako y'agakiza, aho twavugaga ibyo kwihangana kubasha gusohoza umurimo wo kudutwikira mu gihe icyo ari cyo cyose cy'ibibazo biri hano mu isi. Ntabwo twavugaga ko ibibazo bizabura nituba turi muri Kristo Yesu, ahubwo twavugaga ko iyo dufite uko kwihangana tubasha kubicamo nk'aho nta cyabaye, tukabasha kubyihanganamo, none uko kwihangana kukaduhesha kutanyagirwa muri iyo mvura yatunyagiye, ntitumere nk'abagushije ishyano cyangwa se ngo dute umurongo w'icyo dukwiriye kugundira. Imana rero iduhana umugisha, kandi niko kira nawe uduhaye, kuko iduhaye gukomeza kuganira. Tugiye kuganira uyu munsi ku isakaro, kuko twaganiriye igisenge twavuze ko kigizwe n'ibice bibiri, kimwe no kwihangana, ikindi ni ukwizera kwa Kristo. Bityo rero uko kwizera niko tugiye kuganiraho, kandi ni nako tuzanaganiraho no mu bice bizakurikiraho, uko umwami Yesu agenda adushoboza. Ntuzacikwe na kimwe, Uwiteka aguhire. Reka dusengane. Turagushimiye mwami Yesu kuko tugiriye neza ukaduha umwanya wo kugira ngo tuganire. Turaguhendahenda kubw'imbabazi zawe kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ubonekane natwe, kugira ngo abe ari wowe twifashiriza, abe ari wowe utwiyoborera, abe ari wowe utwigishiriza, abe ari wowe utwihugurira, kugira ngo tumenye ibyo kutugirira umumaro mu gihe nk'iki. Fasha abagenzi bose bagukunda batakuryarya n'abatarakumenya bakumenya ko udashakana n'umwe warimbuka, bityo twese dukanguke tumenye ukuri,
mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Tuguhaye ikaze nanone nshuti dukunda gukurikira inyubako y'agakiza. Ndagira ngo tujya kuganira ibyerekeranye no kwizera, dutangirire ku magambo tubona mu gice cya 19 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cya 19 ku murongo waho wa 41. Hari amagambo avuga ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenya ibyaduhesha amahoro, ariko none bihishwe amaso yawe. Kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Iri jambo nifuje ko turiheraho tuganira ku byo kwizera, kuko kwizera ni ingingo ngari, ni ingingo ndende, bisaba ko abantu bayiganira kugira ngo bamenye ikintu cy'ingenzi badakwiriye kubura, badakwiriye gucika, badakwiriye kuba bicaye batagifite. Icyo rero ni ikihe? Twifashishije urugero rw'igihe Kristo umwami yitegerezaga umurwa witegeye, yarangiza akavuga aya magambo arira, aravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, uyu munsi iyaba wari umenye icyaduhesha amahoro, none dore gihishwe amaso yawe. Uyu murongo niwo nshaka. Ibaze kuba ikintu cyaguhesha amahoro gihishwa amaso yawe. Deja ubu uri muri disike ikomeye. Kuba ikintu cyaguhesha amahoro, ikintu cyakugirira umumaro, ikintu cyakurokora, ikintu cyagutunga, ikintu cyakubeshaho, ikintu cyakugeza kuri success, ikintu cyakugeza ku nsinzi y'akataraboneka, gihishwe amaso yawe. Izi nizo ngorane Yerusalemu yari ifite, aricyo cyatumye umwami Yesu ayireba akayirira. Aravuga ngo iyo umenya, uyu munsi iyo umenya icyaguhesha amahoro, ariko noneho dore gihishwe amaso yawe. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ni ukuvuga ngo tugiye kuvuga ku ngingo yo kuba ikintu cyaduhesha amahoro tubasha kukibona, kuko niko kwizera. Kuko kwizera, ubundi kwizera ni impamo, ni impamo y'ibitaboneka. Kwizera ni impamo y'ibitaboneka, cyangwa se ni ukuri kw'ibitaboneka. Ni ukuvuga ngo ni ukuri kw'ibihishwa amaso dusanzwe turebesha, kandi amaso mvuga ntabwo ari aya ngaya, ahubwo ni n'amaso y'umutima. N'aya ngaya nibyo, ariko noneho ni n'amaso y'umutima. Hari ibyo ubwenge bwacu, imitekerereze yacu, imyumvire dufite ibibasha gushyikira. Ibyo ngibyo uko ndabyita, ndabishyira hamwe n'ibyo tubasha kubona. Ariko hari ibyo ubwenge bwacu, raison, logique, imitekerereze, imyumvire yacu itabasha gushyikira. Noneho ibaze ko ibyabasha kuduhesha amahoro bihisha aho hantu ubwenge bwacu butabasha gushyikira. Noneho ni ukuvuga ngo turaza kuza guhuza ubwenge bwacu, ibyo butabasha gushyikira turaza kuza kubishyikirizwa no kwizera, kuko kwizera ni igikoresho kiri buze kudufasha kudushyikiriza iby'amaso n'ubwenge n'imyumvire n'imitekerereze yacu bitabasha gushyikira. Imana itugirire neza. Noneho rero ibyo ngibyo nibyo bibasha kuduhesha amahoro cyangwa se kudukiza. Imana idufashe cyane, kuko kwizera ni ukumenya udashidikanya. Urumva, icya mbere ni ukumenya, icya kabiri ni ukudashidikanya. Noneho ukamenya ibyiringirwa, byanga bikunda ko bitazaba. Reka iryo jambo turikoreshe, ntacyo bitwaye, riboneka mu gitabo, mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'Abaheburayo, aho rivuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Niko kuduhamiriza kw'ibyo tutarebesha amaso ari iby'ukuri. Imana itugirire neza. Mpereye kuri uwo murongo kugira ngo dukomeze tuvuge
ku ngingo yerekana ko hari igihe ibintu umuntu atabonesha amaso biba ari ukuri, noneho we yakwita ku byabonesha amaso gusa akaba yahusha uko kuri cyangwa se yahusha ibyamugirira umumaro. Uyu mwanditsi aravuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyo ngibyo wiringijwe, swate niba ari amateka ukamenya ko ari ay'ukuri, niba ari ibizaba ukamenya ko ari iby'ukuri koko. Noneho iyo byongeyeho kudashidikanya ko byanga bikunda ibyo bintu byabaye cyangwa se bizaba cyangwa se ko ari iby'ukuri koko, ibyo bintu biraza bikaba icyitwa kwizera. Noneho uko kwizera kuduhamiriza kw'ibyo tutarebesha amaso ari iby'ukuri. Kuki umwami Imana yahisemo kutunyuza hano hantu? Ubundi byari bitworoheye, twayoborwaga n'ibyo tubona, ariko uhereye igihe icyaha cyinjiriye umuntu agatandukana n'Imana mu buryo buri direct, amaso ye iby'umubiri byose yari afite bibasha gushyikira Imana, umuntu byasabye ko atangira kubaho ayobowe n'ibitaboneka. Rero uko kuyoborwa n'ibitaboneka niko kuza kukagenda kukinjiza umuntu kukuyoborwa no kwizera. Noneho bikamusaba ko ibyo yumvisha ahamya ko ari by'ukuri, kuko ni ikintu gitangaje Imana yaduhitiyemo, ariko ni ikintu kitanagoye iyo umuntu abyitayeho agahitamo yitonze. Icyakora biba byasabye nyine ko y'amaso yawe abadahumirije gute? Kuko twabonye ko bishoboka ko ikintu gishobora kuba cyakugirira umumaro ariko nyamara kikaba gihishwa amaso yawe. Uko kubaho kw'Imana rero no kubana natwe kw'Imana tumaze kubitakaza, reka ne gutinda cyane muri procedure cyangwa se mu rugendo rwo kuducungura cyangwa se mu rugendo rwo kuba twayoborwa no kwizera. Ariko nzi neza ko no mu buzima bwacu bwa buri munsi n'ubusanzwe ikintu cyitwa icyizere ari cyo kigize umubano w'abantu n'abandi. Imana itugirire neza, kuko biduhamiriza nyine uko kwizera gufite impamvu zigutera, gufite impamvu zikurema, gufite impamvu zigushyiraho, ariko gufite no kudufatira runini mu mibanire yacu ubwacu. Imana itugirire neza. Noneho no mu bantu umuntu agirana n'Imana nabyo bisabamo uko kwizera. Icyakora hakaba imbogamizi yuko hari igihe umuntu ibyo bintu niba ari ibyabaye ashobora kutemera ko ari iby'ukuri, cyangwa se niba ari ibizaba ashobora kutemera ko ari iby'ukuri koko. Igituma mvuga ibyo ngibyo ni uko burya ibyo umuntu yizera nibyo bimutegeka uko abaho. Burya umuntu ashobora kwizera ko iby'ukuri ari ibyo abona, umuntu ashobora kwizera ko iby'ukuri ari ibyo abona. Iby'ukuri nibyo mfite, iby'ukuri nibyo ntunze, iby'ukuri ni konti yanjye, iby'ukuri nibyo mfite mu rugo, ni ubutaka bwanjye se, ni ubutunzi bwanjye se, ni imodoka yanjye se, ni uruganda rwanjye se. Akumva ko nyine iby'ukuri ari ibigaragara, ari ibyo afite, ari abana afite, ari umugore afite, ari iki. Umuntu nyine akaba afite ibyo ngibyo, akaba ari nabyo akorera, akaba ari nabyo ashyiraho umutima, akaba ari nabyo arwanira. Ibintu wemera ko ari ukuri, ibintu wemera ko biri real, mwihangane nkoresha iryo jambo, wemera ko ari ibyanyabyo, nibyo biyobora ubuzima bwawe, biyobora imitekerereze, imyumvire, imikorere, imipangire, imigambi yawe yose iyoborwa n'ibyo wizera. Noneho rero ingorane igashobora kuba igihe hari ibindi by'ukuri amaso yawe atabona, bihishwe amaso yawe. Noneho ibyo by'ukuri bihishwe amaso yawe yaba atabibona, ugasanga witaye ku ruhande rumwe rw'ubuzima. Ni impamvu kwizera ari ikintu cyo kutabura. Ni impamvu kwizera ari ikintu cyo kutabura, ari ikintu cyo kwitabwaho. Imana itugirire neza kandi Imana idufasha. Ni ukuvuga ngo ubasha kwita ku ruhande rumwe rw'ubuzima ari rwo biboneka, ntiwite ku ruhande rundi rw'ubuzima ari rwo bitaboneka, ukirengagiza ko kwizera kufite ubushobozi bwo kutumenyesha ko n'isi ubwayo yaremwe n'ijambo, ari cyo kintu cyatumye ibintu tubona biboneka Imana yarahisemo kubirema mu bitagaragara. Buri kintu cyose tubona, cyemye tubona, kigaragara, kiboneka, Imana yahisemo kukirema mu kintu kitagaragara.
ntabwo ndi buze kujya muri ibyo ngibyo ngo nsobanure iby'ubugenge na bimwe bita physique quantitative, ariko nzi neza ko buri kintu cyose tuzi kigaragara ukurikiranye ibikigize usanga ari ibitagaragara. Ntabwo ari icyo ngicyo ndi bwishingikirizeho, ariko Bibiliya impamiriza ko ikintu cyose kiboneka Imana yahisemo kukirema mu bitagaragara, uhereye kuri molekile zigiye zigize buri kintu, kuri buri tunyangingo tugize ikintu, byose ni ibintu bigenda n'ubundi wakwitonda ugasanga biremye mu busa busa. Niyo mpamvu mu rwego rwo kugira ngo umuntu atita ku ruhande rumwe rw'ibiboneka, umuntu akwiye kwitonda cyane akareba ko nta rundi ruhande rw'ibitaboneka narwo akwiriye kwitaho. Umwanditsi Pawulo arimo yandikira itorero, nibwira ko ari Abakorinto, yarareba babwira ngo twebwe ntitureba ku biboneka kubera ko ibiboneka ari iby'igihe gitoya, ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibitaboneka ari iby'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo yabasobanuriye, yabigishaga ashaka kubereka ko hariho ukuri kw'ibiboneka ariko hariho n'ukuri kw'ibitaboneka kandi gukwiriye kwitabwaho. Ni ukuvuga ngo umuntu abasha kwita ku kuri kumwe bikamushyira mu kaga ko kuba ukuri kwa kabiri yakwirengagije, yazahura n'igihe uko kuri kugomba kujya ahagaragara agahura n'urubanza atari yiteze. Imana itugirire neza, kuko murabona ubuzima bwacu kubiboneka ubuzima bwacu bugira itangiriro bukagira n'iherezo. Nicyo kintu gitangaje cyangwa se cyo kudutera gutekereza ku kuri kwiboneka, kuko ukuri kwiboneka kugira itangiriro kukagira n'iherezo, ariko ukuri kubitaboneka ni ukuri kutagira aho gutangirira, kutagira n'aho kurangirira. Ni ukuvuga ngo kuba ari ukuri guhoraho, noneho kuno kuri kwiboneka ukaba ari ukuri kw'akanya gatoya kumeze nk'agahu umuntu acamo atambuka, bituma ku gahe iyo ukarangije usubira muri kwa kuri kw'ibitaboneka. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ubaho uba wari utagaragara, na nyuma y'uko ubaho uba utagaragara. Noneho muri ako gace gatoya k'ibiboneka k'icyo gihe wamaze, ako gace ukwiriye kuba ugatekerezamo ko hari ukuri wavuyemo, hari n'ukuri uzasubiramo, ariko kuri kw'ibitaboneka. Imana itugirire neza. Noneho rero kwizera niko kuduhesha, niko kuduhuza no kwita ku bitaboneka no guha agaciro ibitaboneka, nabyo tukamenya ko ari iby'ukuri koko. Niba ari ibyatambutse twabwiwe tukamenya ko byari iby'ukuri, niba ari ibizaza tukamenya ko ari iby'ukuri koko. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Nicyo gituma rero umwami Yesu yarariye Yerusalemu akavuga ngo iyaba uruzi icyaguhesha amahoro, ariko none dore ingorane zihari nuko gihishwa amaso yawe. Mukundwa, nawe birashoboka ko hari icyaguhesha amahoro uyu munsi ariko kikaba gihishwa amaso yawe. Kubera impamvu iki? Impamvu yo kutizera. Kuko kwizera kuraza kugakingirana amaso yawe, noneho ntubashe kubona icyo wakabaye ubona, ntubashe kumva icyo wakabaye wumva, ntubashe gutunga icyo wakabaye utunze mu buryo bwa nyabwo, ukaba ugifite mu buryo bwiboneka kandi nyamara ari iby'igihe gitoya. Wazahura n'ibitaboneka by'igihe gishize kera cyangwa se by'iteka ryose, ugasanga witaye ku kitari ngombwa. Imana itugirire neza. Ntucikwe n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire. Turakomeza nyuma y'akaruhuko. Benedata bakundwa, turagarutse nyuma y'akaruhuko twari tugiyemo. Nari maze kubabwira ibya Pawulo yandikira Abakorinto mu rwa kabiri mu gice cya 4 ku murongo wa 18, aho yari arimo ababwira ko twebwe tutareba ku biboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Arandika ngo natwe ntitureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ibyo bitaboneka rero, ibyo bitaboneka nibyo kwizera kuduhesha kumenya ko ari iby'ukuri koko. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Bigenda biti iyo habayeho uko kwizera kuragenda kugakingura amaso yacu y'umwuka, noneho tukabasha kumenya ibyo twiringizwa n'Imana iduhamagara. Uwo twizera n'Imana birumvikana, ariko dukwiriye d'abord no kubanza kumurema ngo ubundi se mbese we muri we biteye bite? Ese nawe
ibiboneka nibyo yita ko ari iby'ukuri. Icyo ni ikintu dukwiriye kugenzura. Iyo ukigenzuye witonze usanga aho atari ko bimeze. Ni ukuvuga ngo kuri we ukuri ntabwo ari ibiboneka, ahubwo ukuri ni ibitaboneka. Reka twitonde dusome ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi ya 90. Zaburi ya 90. Zaburi ya 90. Some izina rya Yesu. Turimo turashaka kuvuga ku ngingo ivuga ngo mbese tutaravuga ibyo guhumuka kw'amaso yacu ngo abashe kureba ku bitaboneka, ese koko ku mwami Imana nawe ukuri nibyo tubona, ibyo tubonesha amaso nawe nibyo abonesha amaso, uko ari byo by'ukuri koko. Imana itugire neza. Haranditse ngo Zaburi ya 90 umurongo wa 2, haranditse ngo imisozi itaravuka, utararamukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka, ni wowe Mana. Kwambaza ngo kuba cyose umunyamagambo nuko nshaka kubwira ibyerekeranye no kurema isi. Nababwiye ku magambo yo mu Baheburayo mu gice 11 aho Bibiliya yatubwiraga ngo uko kwizera niko kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, ari cyo cyatumye ibintu biboneka bitaremwa mu bigaragara. Ayo magambo niyo nsa nk'ugiye gusubiraho, ariko nshaka kukwereka ko umwami Imana we ukuri atari ibiboneka, ahubwo ukuri kuri we kubanza ndetse mbere y'ibiboneka. Ari na mpamvu natwe duhamagarira kugira ngo tumwizere, natwe twe gufata ubiboneka nk'aho ariko kuri gusa. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Ibyo nsomye ibi ndabihera mu kurema, aho dusomye ngo imisozi itaravuka, utararamukwa isi. Uyu mwanditsi wa Zaburi arimo avuga ibyo kubaho kw'imisozi, avuga ibyo kubaho kw'isi, avuga kurema, yabigereranije nk'aho Imana yari ibitwite. Imisozi itaravuka, utararamuka isi. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko Imana ishyira ahagaragara imisozi, ishyira ahagaragara isi, n'ubusanzwe byari biri muri yo. Yakoresheje imvugo yo gutwita, utararamukwa, utaratwita. Icyo nshaka kuvuga ngiki, icyo nshaka kuvuga ni uko nimureba uburyo ibyanditswe twabihawe mu itangiriro, uzasanga umwami Imana avuga ngo habeho ikintu runaka, habeho umucyo, habeho isi, habeho ubutaka bitandukanye, amazi, ikirere, ibiguruka. Iyo urebye ukuntu umwami Imana yabiremye n'amagambo yagiye avuga, usanga biba bimeze nko guprintinga, nko kwimprima urupapuro. Burya urupapuro ibintu biza byanditseho ntabwo ari imprimante bisohora, ahubwo biba byabanje gukorwa n'imashini, computer yawe. Iyo umaze kwandikamo ibintu n'ibyo usohora ugashyira hanze. Nabyo niko byari bimeze, bisa nkaho ibyo twita kurema byari bimeze nko kwimprima cyangwa se nko kuransa urupapuro rugasohoka ruvuye muri imprimante. Icyo mvuga ngiki ni ukuvuga ngo iby'ingenzi biba byamaze gutegurwa, wowe ugatanga komande gusa ngo ibyo wamaze kurema bijye hanze. Bisa nkaho ariko Imana yabikoze. Yabaye nk'irimo iraransa, irimo iraprintinga, irimo iratanga komande, ikavuga ngo habeho ikintu kikajya hagaragara. Ariko igitangaje ni uko usanga ugereranyije n'ido rigiye rikoze buri kintu cyaremwe, nibwo ubona ko Imana yari yateguye ibintu mbere y'uko ibishyira ahagaragara. Iyo ugereranije ukuntu buri kintu cyavuzwe giteye, ukareba uburyo hari igihe Imana yicaye ikugarira amarembo y'inyanja, ikayibwira ngo ntuzajye urenga aha, ikayiha amasoko, igashyiraho imfatiro z'isi, igaha umurabyo inzira zawo, ikabamba ijuru, igashyiraho ibicu, igategeka sikre uburyo amazi azajya agenda amanuka kongera akazamuka. Iyo urebye ukuntu ibintu bipanze, umurongo bigenderaho, gahunda isi ifite, nibwo ubona ko mu kurema atari bwo byakozwe, ahubwo ari bwo byashyizwe ahagaragara. Icyo ndimo mvuga ni iki ngiki, ni uko Imana hari igihe yari yaramaze gutunganya ibyo bintu byose muri yo ahatagaragara, ikaza kuza kubishyira ahagaragara hanyuma. Icyo nshaka kuvuga, icyo nshaka kugeraho ni iki, ni uko kumenyesha ko
iby'ukuri atari ibyo tubona, ahubwo iby'ukuri biri hejuru y'ibyo tubona. Ibitaboneka ni iby'ukuri kuruta ibiboneka dufite. Niyo mpamvu tujya kubara iby'ukuri tugomba kwitonda cyane, tukavuga ngo mbese ibi bintu tugiye kubara kuko nibyo by'ukuri. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Igitumye nganira kuri bino bintu cyane nuko mu gihe cyacu cya none usigaye usanga isi turimo yitaye ku biboneka. Ibara ibintu ikurikije ibiriho, ibara ibintu ikurikije ibigaragara, ibara ibintu ikurikije ibyo umuntu afite bifatika, ibara ibintu ugasanga ibiboneka nibyo by'ukuri kuri yo. Kandi nibyo koko ku bantu batizera, aho ko kwizera kudahari, ibyabahesha amahoro biba bihishwe amaso yabo. Ariko ndasaba kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo uhwejeshe amaso y'imitima yanyu ndetse y'imitima yacu, kugira ngo tubashe kumenya ibyo twiringizwa n'Imana iduhamagara. Imana itugire neza. Ayo ni amagambo Pawulo yanditse arimo abwira Abefeso, arimo abasabira. Aravuga ngo arabasabira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ihwejeshe amaso y'imitima yabo, babashe kumenya ibyo biringizwa n'Imana ibahamagara. Kubera iki? Kubera ko hari igihe iyo amaso y'umutima afunze, iyo uko kwizera kudahari ngo gufungura ayo maso, umuntu abasha kuyoborwa n'ibyo abona gusa, bikamuzanira guhomba ibyo atabona kandi ari byo by'iteka ryose. Ibyo tubona birahari, ibyo tubona bitugendera imibereho, ibyo tubona bitugendera uburyo duplaninga, ibyo tubona bituma dukora igenamigambi, ibyo tubona nibyo biduha umurongo w'imibereho, bikaduha uburyo bwo kubara, bikaduha uburyo bw'iki. Ariko nibyo tubona ari byo tubonesha amaso yacu, ari by'iteganyagihe riduha, ari ibyo imashini kabuhariwe mu kugenzura ikirere biduha, ari ibyo kugenzura gahunda y'isi biduha, ari ibyo calculation na statistique n'ibiki bigenda biduha. Ibyo ngibyo ni iby'amaso yacu abona. Ariko hari ibindi bitaboneka ndimo nshaka kubamenyesha bakundwa, ari ibyo kwizera kuduhesha, iby'ukuri ariko bitagaragara. Uko kuri kw'ibitaboneka niko ndimo nshaka kubamenyesha, kandi uko kuri kw'ibitaboneka kwatangiranye no kurema. Imana ishyiraho gahunda y'isi, Imana igushyiraho, Imana ikurema. Watangiye nawe utaboneka, watangiye uri mu bitagaragara, Imana ikuzana mu bigaragara. Imaze gushyira mu bigaragara, uzava inahanga usubire mu bitagaragara, kandi aho ngaho mu bitagaragara niho uzahora amaso ku maso imbere y'umucamanza utabera, ukabazwa ibyo wakoze mu gihe wari ugaragara, wari ucyambaye umubiri w'ibigaragara. Imana itugire neza, kuko burya umuntu ntabwo ari inyama n'umubiri n'amaraso, ahubwo imbere muri we habamo urwunge rw'ibitekerezo n'imigambi na personalite. Kandi ibyo bintu mvuze na kimwe kigaragara, n'ibyo twita common senses ntabwo bigaragara. Hari abo nabonye babikinamo agakomedi, ariko na common senses ntabwo zigaragara. Gutushe oderi odora ntabwo bigaragara. Ni ukuvuga ngo urwo rwunge rw'ibitekerezo naryo ubwarwo ntirugaragara. Ni ukuvuga ngo igice cy'imbere cy'umuntu n'ubundi kigizwe na parti, ibyo bita kuri computer ngo ni software, ni parti idafatika igize umuntu. Ni iby'ukuri ibyo bitekerezo, uwo muntu w'imbere niwe ugenda kongera agasubira imbere y'Imana, nayo ariyo mwuka, akabazwa ibyo yakoze acyambaye kino gihouse, acyambaye kino kizu cyangwa se iyi ngando duturemo. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Ndimo ndashaka ko duhindura urwego rw'imitekerereze. Ndimo ndashaka ko uburyo amaso yacu areba buhinduka, kugira ngo tubashe kumenya ibyo twiringizwa n'Imana iduhamagara. Ndabaha wenda urugero rutoya, nishaka narusorezo kino gice tuzakomezanye no mu bice bikurikiraho. Ndashaka kuguha urugero ruboneka mu gitabo cy'Abami, ariko ndakurangira ntabwo ndi bujye kuhasoma, cyangwa nasoma nk'umurongo umwe. Igitabo cy'Abami ba kabiri ni inkuru iboneka mu gice cya 6 ku murongo, ngewe ndasoma umurongo wa 15. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira sebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? 16. Aramubwira ati, witinya. Aramubaza ati, aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo.
nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Imana itugire neza. Iyi ni inkuru yo mu gihe cya Elisa ari kumwe n'umugaragu we Gehazi. Iki gihe abagaragu b'umwami wa Siriya bari boherejwe kuza gufata Elisa, baza mu mudugudu we. Rero nibo Gehazi yarahuye nabo mu gitondo baje gushaka Elisa ngo bamufate. Gehazi yarababonye abona ingabo nyinshi zije gufata sebuja, asubirayo abwira sebuja ati databuja biracitse tugire dute. Databuja biracitse tugire dute. Umuntu wese ufite amaso areba kubiboneka, iyi mvugo niyo isanzwe kuri we. Ni ukuvuga ngo ibibazo abona by'ako kanya, ibyo abona nk'ibibazo nyine biba ari ibibazo kuri we. Ibyo abona nk'ibisubizo nyine biba ari ibisubizo kuri we. Ibyo abona nk'akaga ubwo nyine kaba ari akaga kuri we. Ni ukuvuga ngo ibiboneka kuri we nibyo biba ari iby'ukuri. Niyo mpamvu iyi reaction ibaho, akavuga ati biracitse ndapfuye. Rimwe na rimwe abandi bakaniyahura, abandi bagafata ibyemezo bidakwiye, abishingira bakishingira, abiroha mu biyobyabwenge, mu guti ngo mu gukuramo inda, mu gufunga imbyaro, mu kugira gute. Buri muntu agakemura ikibazo uburyo abyumva bitewe nuko abona wenda bank statement iri hasi, akavuga ati karabaye biracitse, ubushobozi bwanjye ntabwo bunyemerera kurera, karabaye biracitse. Hayenda mbombo n'abazikona burundu no kubyara bakabyihorera bitewe nuko mbabona nyine ibiboneka byamaze kudetermina imibereho yabo. Icyo mvuga ngiki ni ukuvuga ngo agafata imyanzuro, akemerera situation arimo kugena imiterere n'imikorere ye. Imana itugirire neza. Uyu nguyu rero Elisa abonye situation iriho, Gehazi abonye ikibazo kiriho, kuko yarazi neza ko ari byo by'ukuri bihari, aravuga ati biracitse. Iki cyari gikurikiyeho kwari uguhunga, kwari ukwiruka, kwari ugutabaza se, ariko aragenda abwira se ujamwe ati databuja biracitse turapfuye tugire dute. Hari situation ndabizi ko hari ibibazo bikugeraho, hari ibintu ubona, hari ibikugonga, hari ibyo uhura nabyo, kuko urebesha amaso nyine, amaso aya ngaya dutunze, ibitekerezo dutunze, imibare dutunze, statistics dukoresha, igenamigambi dukoresha, kuko ari byo ukoresha ukavuga uti databuja biracitse tugire dute. Ndabizi ko ariko bikugendekera. Ariko Elisa aramubwira ati habaye iki, tuza ceceka nta kibaye. Ariko ntiyamukondana, arangije aravuga ngo ikibazo ni uko utazi abo turi kumwe uko bangana, ni uko utazi igitero kiturinze uko kingana, ni uko utazi ubushobozi bw'uwo turi kumwe uko bungana, ni uko utazi unshyigikiye uko angana, ibyo atunze, ibyo afite, ibyo ashoboye, uko akemura ibibazo, uko atanga ibisubizo. Iyaba wari uzi ubushobozi bw'uwo turi kumwe ntabwo ari kuvuga gutya. Ubwo nguwo yaramubwiye ntiyabonekaga, nta nubwo yagaragaraga. Ariko nawe ntiyamukanda, ntiyamutuka, aravuga ati ikibazo ndakizi nuko amaso yawe atareba. Arangije aramwingingira ati Uwiteka Mana ndakwinginze humura amaso y'uyu muhungu. Haleluya. Humura amaso y'uyu muhungu, kuko namara kubona ntabwo yindorongera kuba kifite. Nuko ngo Uwiteka akora ku maso y'uwo muhungu, uwo muhungu agiye kubona ngabona ingabo z'umuriro zigose Elisa, arangije acisha makeya. Imana yacishimye. Arangije acisha makeya kuko yabonye ko hari ingabo nyinshi zigose Elisa, aravuga ati ntacyo tukibaye, burya ikibazo nuko amaso yanjye yarebaga bimwe gusa, hari urundi ruhande ntigeze ndeba. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo iyo dufite amaso y'umwuka areba, biduhesha gufata ibyemezo bya nyabyo. Iyo dufite amaso y'umwuka atareba, biduhesha gufata ibyemezo bya none. Kandi hari igihe ibyemezo bya none bishobora kudushyirisha mu rubanza. Imana yacu idufashe cyane kandi Imana iturengere. Ndimo ndaganira nawe nk'uhugura kugira ngo we kwita ku biboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gitoya, ariko ibitaboneka ari iby'iteka ryose, kandi ariko kuri kwa nyako. Imana itugire neza. Kuko sinzi niba bikugoye uyu munsi kuba wakwita ku kuri kw'ibyo wiringizwa n'Imana, cyangwa se ku kuri kw'ibyo ubonesha amaso yawe. Sinzi uyu munsi aho uhagaze, sinzi uyu munsi uko umerewe, ariko ndimo ndahenda umwami Imana kugira ngo ahwejeshe amaso y'umutima wawe, kugira ngo umenye ibyo wiringizwa n'Imana iguhamagara. Systeme isi igenderaho,
statistique isi igenderaho, probabilité isi ikoresha, imibare isi ikoresha iteganya igenamigambi biki bye kugushuka mugenzi ugana mu ijuru, ahubwo umenye ko nyuma y'ukuri baduha hari ukundi kuri ukeneye kumenya kandi ukwiriye kuyoboka, k'umucamanza utabera, k'umuremyi, architect and designer of the universe, umuremyi wateguye agaha isi umurongo igenderaho ariwe dukesha kubaho. Nawe hari ibyo avuga, hari ibyo atanga, hari ibyo atubwira, hari ibyo duhugura, natwe dukwiriye kwibanda ku kubimenya kugira ngo tubashe kugendera muri uko gushaka. Niho abagenzi bakunda gukoresha uyu murongo nanjye nkunda, igice cya 8 cyo muri Yesaya umurongo 20 havuga ngo nimusange Imana nibihamya, kuko nibatavuga ibihura n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Icyo mvuga ngiki nuko iyo tutarimo tugendera mu murongo wo gushaka ko Imana nta museke ushaka kudutambikira, ni ukuvuga ngo tuba twakamenya ibyaduhesha amahoro, ibyatugirira umumaro, ibyatuma tuba neza, ariko nyamara ugasanga bihishwe amaso yacu, tukabara imibare nk'abantu, tukagenza nk'abantu, kandi nyamara dukwiriye ko dutekereza hejuru yabo. Reka ne kubitindamo cyane, ahubwo nkuzigamire kuzaganira natwe no kuzadutega amatwi mu cyigisho gikurikiraho, kuko ibyo kwizera tuganira nibiduhesha kuba dusakariye muri iyi mvura iri mu isi, tukabasha kutanyagirwa n'icyari cyo cyose. Uwiteka riraguhire, reka dusengane dusubike, tuzakomezanya mu cyagisho gikurikiraho. Yesu agumugisha. Turagushimiye Mwami Yesu ko duhaye kuganira ibi byose, turakwinginga kugira ngo ibyo tutabasha kuvuga umwuka wera arusheho kubisobanura uko twabivuga, kandi buri muntu wese wo muri twebwe ajye imbere mu by'inzira yawe, amenye ibyo ashaka kandi abashishwe kubigenderamo mu izina rya Yesu. Amen.